nk'uko umubiri wacu tuwugaburira niko dukeneye kugaburira umuntu wacu w'umwuka ari wo w'imbere kugira ngo akure akomere yirinde. Tubahaye ikaze mu biganiro by'umugati w'ubugingo aho dusangira namwe ijambo ry'Imana. Tugiye kwigira hamwe itorero ryitwa Itorero ry'Ifiladelfiya. Ni itorero turi busome amagambo ryandikiwe mu Byahishuwe 3 umurongo wa 7 tugeze kuri 13. Haravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'Ifiladelfiya uti: Uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati: Nzi imirimo yawe, dore nshize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe mu b'isinagogi ya Satani biyita Abayuda, nyamara atari bo ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'urusengero rw'Imana yanjye, arwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye risha. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Haleluya. Itorero ry'Ifiladelfiya risa n'iryanejeje cyane, kuko risa naho ndibonamo igicapo cy'umukristo nyakuri, cyangwa se itorero Imana yishimira. Yesu ashimwe. Ntibisaba kuba ufite imbaraga nyinshi cyangwa se ukora ibintu abantu bibatangaza cyane, ariko ngo dore ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye. Haleluya. Iri jambo ryankozeho cyane. Kubera iki? Kubera ko icyangombwa no kwitondera ijambo ry'Imana. Ikibazo dufite muri iyi minsi nuko abantu barashaka gukora ibintu byinshi, gukora ibintu by'imbaraga nyinshi. Barashaka kwereka abantu ko bafite Imana mu gukoresha imbaraga zabo kugira ngo bashobore kwemeza abantu. Ariko icy'Imana ibishaka mbere na mbere, wakoreshwa ibitangaza waba umeze gute, icya mbere na mbere nuko uri umuntu witondera ijambo ry'Imana. Kwitondera ijambo ry'Imana ni ikintu gukora ibyigusaba, no kudakora ibyaha ukayoborwa nayo, uko biratubwira ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Itorero ryari rihari mu gihe ayandi matorero yose yari ahari, ariyo yose twize, Efeso, Sarudi, Simuruna n'ahandi hose. Ariko iri torero Imana yaje irigana iribwira ngo ufite urufunguzo ukinga kandi ntakingure. Haleluya. Aravuga aya magambo bisobanura ko Imana ifite ubushobozi bwo kugira ibyikuraho cyangwa ibyishiraho. Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu ari we wese, haba ku itorero. Cya mbere na mbere ni wowe. Amen. Kuko twize ku itorero ari umuntu ku giti cye. Nukuvuga ngo Imana izi intege nke zawe, izi ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye. Icyangombwa nuko wumvira ijambo ry'Imana. Ntibisaba kunezeza abantu. Paulo niwe yavuze ngo ese tunezeza abantu cyangwa se dushimisha Imana? Icyangombwa nuko ushimisha Imana. Imana rero inezezwa n'umva ijambo ryayo kandi akarikomeza akaryubahiriza. Yesu ashimwe. Dusaba ubuntu bwo kumva ijambo ry'Imana tukaryitondera. Haleluya. Iri torero rero ngo ryari rito, rifite imbaraga nke. Yesu ashimwe. Icyo twita imbaraga nke ni iki mu gihe cy'ubu, cyangwa se icyatuma wita umuntu ngo afite imbaraga ni iki? Cyangwa se icyatuma wita itorero ngo rifite imbaraga ni iki? Ni ibigaragara ku maso y'abana b'abantu. Haleluya. Hari ibikoresho umuntu aba afite bishobora gutuma umuntu avuga ngo uriya muntu n'umunyembaraga. Kubera iki? Kubera ko turi abantu, kandi Imana izi ko n'ibyo bintu tubiha agaciro. Haleluya. Imbaraga z'umuntu zihagariye cyane cyane ku bintu bikora, ku bigaragara. Tuvuge se ufite ibikoresho bihagije, ufite amafaranga ahagije, ufite abagushigikiye benshi, ufite ubumenyi bwinshi, warize, abantu barakwemeye. Ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma ugerageza kubyishimira kuruta kwishimira ijambo ry'Imana. Rero Imana yacu ni umwuka, kandi abayumvira bayoborwa n'umwuka wayo. Rero icyo Imana ibishaka si uko wirata imbaraga z'ibigaragara cyangwa se ibishobora gutuma wumva wabihagararaho ukumva ngo nibyo bikwisa umunyembaraga, kuruta kutitondera ijambo ry'Imana. Haleluya. Iri ni ijambo rikomeye cyane ku itorero ry'Imana. Ibi nibyo mwuka ari kubwira itorero uyu munsi. Imana irashaka ko twitondera
kwitondera ijambo ryayo tukaryumvira. Haleluya. Kandi ntitwihakane izina ryayo. Icyo gihe byari bikomeye cyane cyangwa se byari bigoye kugira ngo umuntu yemere ijambo ry'Imana, kubera ko iri torero rya mbere, aya matorero ya mbere afite itotezwa. Ni ukuvuga ngo hazaga n'ubuyobozi butabyumva, hazaga abantu bashaka kwita Imana intwaro za Kiroma n'abandi bose bakaza bashaka gushiraho ibigirwamana, bityo bakagenda bashiramwo icyanduza amizerere, igice intege abakristo, ibihakana Kristo, imbaraga za antikristo zikaza zigakora muri icyo gihe kugira ngo abantu bihakane izina ry'Imana. Ariko Mwuka w'Imana yaje aribwira ngo nzi neza ko ufite imbaraga nke kubigaragara. Wenda ntibari bafite uburyo baterana cyane, wenda ntibari bafite amafaranga ahagije yo kugira ngo bashobore kugaburira abantu, wenda muri iki gihe nabyita iki kugira imbaraga nke? Ni ukutagira wenda nka worship team ikaze, ni ukutagira abakristo benshi se, ni ukutabuzwi cyane mu gihugu, ni ukuba itorero ryawe ridafite izina cyangwa se abantu batanabizi kusenga ngo, ariko ukagira imbaraga nke ukitondera ijambo ryanjye kandi ntunyihakane. Yesu ashimwe. Birabaje kubona ibintu bishobora kuba bibyimbye ariko indana ari ubusa, ari binini bigaragara ko bikayangana, ariko abarimwo bihakana izina ry'Imana. Haleluya. Ariko abarimwo batitondera ijambo ry'Imana bakavuga ngo amen, nk'aba bahungu babiri, ngo ise yabwiye umwe ngo jya mu ruzabibu rwanjye, aravuga ngo ndagenda ariko ntiyajyayo, undi aravuga ati sinjyayo. Imana ikibishaka niki? Nuko tugenda mu kuri dusohoyemo. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Niba uzi ko Imana uko uyumva kuri umwana agenda agira ubumenyi buke buke, ariko ukabyubahiriza, ukamenya ko gukora ikintu ari kibi ukagikora, ariko ukubahiriza ijambo ry'Imana, Imana ikubara umukiranutsi mu maso yayo. Igihe utihakana izina ry'Imana, tugeze mu gihe abantu bihakana izina ry'Imana kandi bagaragara ko bafite imbaraga z'Imana. Imana yakureba ikabona uwo umuhakanye, ntabwo unyemera n'ubwo urimo urakora ibi bintu. Wewe mu maso y'abana b'abantu ugaragara kuri umunyantege nke, ariko ndakwemera. Haleluya. Birakwiriye yuko Imana ikwemera kuruta uko abantu bakwemera. Yesu ashimwe. Kuko Imana ikwemeye ikwemeza n'abantu. Haleluya. Aho niho tugeze. Itorero ry'Ifiladelfiya rero, aho ni imbaraga zabo zari ziri, kuko Imana ifata ibyitwa ko ari ibinyantege nke ikabibona nk'ibinyembaraga. Haleluya. Turengerere ubwenge bwacu, tumenye ko kutihakana Imana no kumvira ijambo ryayo ko ari byo byangombwa cyane kuruta kugaragaza ko dufite imbaraga, ko tuzi Imana, ko tuzi kwikorera, ko tuzi gukora ibintu byose, ko tubyumva, ariko nyamara turabahakanye. Yesu ashimwe. Imana niyo mpamvu yaje yivuga ngo mfite urufunguzo. Bene abo bantu nk'abo, haleluya, batihakana izina ry'Imana. Yesu ashimwe. Kandi babanyembaraga nke mu maso y'abana b'abantu, ariko bitondera ijambo ry'Imana. Bene abo Imana ifite urufunguzo rwo gukingana ikanakingura. Iravuga ngo dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita abayuda nyamara atari bo. Tubibuke ko abayuda hano babaga ari abantu bafite inkomoko yitwa ngo ni ubumana, ariko icyo gihe Imana iravuga ngo abo ngabo kuri ige sibo. Haleluya. Ariko wowe witondera ijambo ryanjye kandi ntunyihakane, dore nje mfite urufunguzo kandi nguhaye n'ububasha bwo kugira ngo ushobore kubategeka. Ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Haleluya. Imana yacu rero irabizi ko iyi si tuzahora tugeragezwa. Ntago byari ukubera kiriya gitorero ryatotezwaga gusa, ariko umwuka n'ubu ni kutubwira. Yesu yarabivuze ko nimuhumure nanesheje isi. Haleluya. Dukwiriye kuba abantu bitondera ijambo ry'Imana, ariko ibigeragezo bizahora biriho kugeza Yesu aje. Bizahora biza ibintu bishaka gutuhakanisha Imana, ibintu bishaka gutuma ijambo ry'Imana tutaryubaha mu buzima bwacu bwa buri munsi bwa gikristo. Ni byinshi, kuko Satani ameze nk'intare ishaka guconcomera abantu, ireba abantu ijyana, abantu ivana ku bumana kugira ngo ukomeze witwa umuyuda kandi utari we. Haleluya. Ngo dore nzabahata bazi ku birenge byawe, bazi bamenye yuko nagukunze. Yesu ashimwe. Ni ikintu gikomeye uba wibitsemo amabanga y'Imana. Ubu uri umuntu w'Imana, Imana ibikuzi, ntabwo ibikureba nk'intumbi nk'uko twabyize ku itorero ry'Isarudi, ahubwo uri umuntu ufite amasezerano y'Imana. Haleluya. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi w'Isiyoni utabasha kunyeganyezwa, kandi yabahaye ububasha n'ubushobozi. Hari ibintu bijyana n'abantu bizera, hari ibintu bijyana n'abantu badahakana izina ry'Imana, hari ibintu bijyana n'abantu bitondera ijambo ry'Imana. Haleluya. Ikintu cyose tuzi ko mu isi gifite ingaruka nziza cyangwa mbi ku buzima bwacu, ariko uyu munsi ndi kwibanda ku itorero ry'Ifiladelfiya, itorero Imana yishimiye,
itorero Imana ihaye urufunguzo. Imana yari ihaye urufunguzo, niyo mpamvu yaje yita ngo ni jyewe ukinga ugakingura. Haleluya. Hari amasezerano, rero mu masezerano menshi reka tuze gusoma twibutse mu Gutega kwa 2:28 dusome neza. Ubaha amategeko y'Imana uko bimera n'utayubaha uko bimera. Rero ingaruka nziza zirahari kuko iri torero nta kintu Imana yigeze irigayaho na rimwe. Haleluya. Yararishimye, imenya intege nke zayo. Imana ireba ko ufite urumuri rwayo birahagije. Haleluya. Kuko umunzani n'ibigeresho ni iby'Uwiteka. Imana nireba ikarondora imitima. Haleluya. Ikamenya uvuga ukuri n'utari ukuri, ikamenya ufite umucyo n'utarufite, ikamenya ukurikiza ijambo ryayo cyangwa utarikurikiza, uwihakana n'utayihakana. Zaburi 45 ravuga ngo wakunze gukiranuka wanga ibyaha, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima kukurutisha bagenzi bawe. Hari amavuta dufite aturutisha bagenzi bacu. Bagenzi bacu n'abatubana, bagenzi bacu n'abantu tubana buri munsi, baba bo mu rusengero, baba bo hanze. Menya ko Imana yagusize amavuta kukurutisha abandi, amavuta yo kwishima. Haleluya. Yeremiya 8:10 aravuga ngo umunezero w'Iteka nizo mbaraga zanjye. Ntabwo tugira ibyishimo twebwe nk'iby'isi itanga. Ngo naguhaye amavuta yo kwishima kukurutisha abandi. Nukuvuga ngo na amavuta ari hejuru y'abandi. Abandi bashobora kugira ibyishimo ariko we kubera ko bakiye kuwiteka ufite ibyishimo biruta iby'abandi. Abandi bashobora kugira akazi kanakuruta amafaranga menshi ariko ibyishimo byawe birenze ibihembo by'akazi kuko ufite databuja mwiza. Niyo mpamvu yagusize amavuta kukurutisha abandi. Haleluya. Ntubabazwe nuko bagenzi bawe bagaragara nk'abakuruta. Bagenzi bawe basa n'abafite umugisha, abatanasenga basa naho bakuruta muri byinshi. Haleluya. Ariko hari naho nawo baruta. Muri iyi si turimo hari abantu bakuruta byanga byakunze, ari n'abo uruta. Niko bimeze. Ariko twebwe icyo tureba ntitureba ibi by'umubiri birutisha abantu hirya no hino basumbanisha, ariko twe tureba ko dufite amavuta aturutisha bagenzi bacu. Haleluya. Ngo icyatumye rero uyasigwa si ikintu, nuko wanze ibyaha ugakunda gukiranuka. Watorero ry'Ifiladelfiya we, Imana irakureba nk'umuntu ari Filadelfiya. Itorero ry'Ifiladelfiya ni Imana irashaka itorero ry'Ifiladelfiya kugira ngo irisiga amavuta kubarutisha abandi. Amavuta ni ikintu kitagurwa, amavuta y'Imana. Ushobora kuburira ukabona uti ntabwo ndimo kwinjiza igiceri nk'abagenzi banjye, ariko umenya ko ufite amavuta aruta abagenzi bawe. Haleluya. Ushobora kwireba ukavuga uti hari ibintu ntarabona, ariko ufite amavuta kukurutisha abagenzi bawe. Niyo mpamvu munyura mu bibazo bimwe ntimwifate kimwe. Abantu bakavuga ngo uriya muntu ko atarira kandi yakagombye kurira. Abantu bakavuga ngo tutabona ko atagenda mu muhanda ngo asare bamujyane indera. Kubera iki bidakunda? Nuko Uwiteka yagusize amavuta kukurutisha abagenzi bawe, amavuta kwihanganisha mu migeragezo. Niyo mpamvu Bibiliya iratubwira ngo uwo munsi nzabakuramo itwaro yose babatwazaga ku bitugu, ngo kandi bizakurwaho n'iki no gusigwa amavuta amenagura ingoyi, amavuta dutandukanya n'abandi. Haleluya. Ikindi cyanditswe kiranga bizeye kirimo amasezerano y'Imana. Ugenda usome Zaburi 91 yose irabikubwira neza. Ugeze ku murongo wa 14 arakubwira ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Gukunda Imana akaramata. Iri torero ryakunze Imana akaramata. Byari bigoye, babacaga imitwe, abandi bakabatwika, abandi bakabateka mu mavuta, ariko iringirira kunda akaramata Imana. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo nicyo cyatumye. Kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Nzamushira hejuru kuko yemeye izina ryanjye. Ku murongo wa 15 ngo azanyambaza nanjye mwitabe. Nzabana nawo mu makuba no mu byago. Nzamukiza mu gihe cy'umubabaro. Nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Haleluya. Imana iduhaza uburame. Nikizagukiriza mwene data. Icyo kintu ujye ukibwira buri gitondo uvuga kuko yankunze akaramata. Ni Imana yabivugaga. Kuko gukunda umuntu akaramata no kuvuga ngo ntabwo nkuvaho. Bimeze neza ndakugumaho, bimeze nabi ndakugumaho. No kuvuga ngo uko nugukunda umuntu akaramata. Iyo abantu bari gusezerana bavuga ngo nzagukunda akaramata. Urwaye nzagukunda, nukena nzagukunda. No mu byiza nzagukunda, ko mu byiza biratworohera cyane gukunda, ariko umuntu yavuze ngo nzagukunda akaramata ibihe byose biba ari ibintu bikomeye cyane. Si ikintu umwana w'umuntu yashobora. Kandi rero biratubwira ngo si kubw'imbaraga zacu n'ubushobozi bwacu, ariko ni kubw'umwuka wera. Yewe wa musozi wibwira iki imbere ya Zerubabeli. Uyu munsi rero Imana irifuza ko tuba abantu. Imbaraga zacu nke dufite tutihakana izina ry'Imana, tukitondera ijambo ryayo. Simaka ibintu birebire, simaka wumve ko urimo uratigitisha isi n'ijuru, ariko ibyo bikeya bigenderemo mu kuri kw'ijambo ryayo.
wasohoreye. Haleluya. Imana irongera ikavuga ngo dore nguhaye bamwe mu bisinagogi ya Satani bita abayuda. Imana itugabije benshi. Amasezerano yabera nibyo gusa navuga ku Itorero ry'Ifiladelfiya. Dore nzaza vuba. Imana ikomeza gusubiramo iravuga ngo nzaza vuba. Nubwo abantu dukunda kurambirwa twavuga ngo twavutse bavuga ngo azaza vuba, hanyuma baratubasogokuruza bacu bavuze ngo azaza vuba, none ubu duhari azaza vuba, n'abana bacu turi kuvuga ngo azaza vuba. Icyo twe dushinzwe ni ukugumana icyo twahawe kugira ngo batatwambura ikamba ryacu. Ku murongo wa 11 ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ikamba ubundi urihabwa iyo watsinze. Iyi si tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko tuzahabwa ikamba. Iryo kamba rero rizahabwa abafite imbaraga nke, bitondeye ijambo ry'Imana, ntibihakane ijambo ry'Imana. Nushaka kugira imbaraga nyinshi ko byose turabyemerewe, ariko ntiwihakane izina ry'Imana. Haleluya. Ngo nzi imirimo yawe, nshize imbere yawe urugi rukinguye, ngo kandi nzakugira inkingi. Kuba inkingi, Imana irashaka abantu bakomeza ijambo rye, ikabagira inkingi mu miryango yabo, ikabagira inkingi aho bakora, ikabagira inkingi aho bagiye hose. Kuba inkingi ni ukuvuga ngo ni wowe ufashe inzu ntigwe. Kuba inkingi y'umuryango wawe, igihe uhagarara babimenya batabimenya, ariko ukamenya uti ndi inkingi, ukabyatura uti ndi inkingi muri uyu muryango wanjye. Bankunda batankunda ndi inkingi, bamenya ko mbasengera ntabasengera ni inkingi, kuko ndi inkingi, kuko ijambo ry'Imana iko ribivuga. Haleluya. Yesu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Ngo ndaza vuba, dore nguhaye mu bisinagogi. Muri Zakariya 8:23 nkakunda aravuga ngo Uwiteka Nyiringabo baravuga ati, muri iyo minsi abantu 10 bazaza mu mahanga y'indimi zose, bafata ikinyita cy'umwambaro w'umuyuda, bamubwire bati turajyana kuko twumvise yuko Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Oya, uyu munsi urangiza Itorero ry'Ifiladelfiya wafashe iki cyanditse Zaburi 91:14, wongera ufate Zakariya 8:23. Abantu b'abayuda nyakuri, atari bariya batari nyakuri. Abayuda nyakuri ni umuntu w'Imana, nuwakijijwe, n'umwene Yesu, nuwakiraga kiza. Ngo abo ngabo bazava mu mahanga y'indimi zose, bafata ikinyita cyawe uburyoshye, abantu baba bashaka kugufata, turajyana kuko twumvise ko Uwiteka ari kumwe nawe. Bazabyumva gute se? Bazabyumvira mu mirimo igukorera. Ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, ngo azanyambaza nanjye mwitabe. Iyo uri kumwe n'Imana urayambaza ikakwitaba. Iri ni isezerano. Abana b'Imana bagira amasezerano. Amasezerano y'abera azasohora. Amasezerano y'abera arahari. Ni umwandu wawe. Ndavuga rya tegeko ntisaba amahanga ndayaguha, kuko ari umwandu wawe. Hari ibyo twasezeranijwe, ntabwo rero twakiraga kiza kugira ngo tubabare dukubitike. Turi inkingi, kandi Imana ifite urufunguzo yararuduhaye. Kuri Petero avuga ngo Petero, kubwo uhishuriwe kubera ko ndi Kristo, kuri wowe nzubaka itorero ryanjye, kandi amarembo yo kuzimu ntazarushobora. Haleluya. Ntazashobora kugusenya. Rero uyu munsi ufite ugutwi n'ivu by'umwuka abwira amatorero, ngunesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Haleluya. Ngo nzamwandikaho izina ryanjye risha, ngo kandi azaba yinjiye muri Yerusalemu nsha. Haleluya. Mu masezerano dufite nuko tuzabana n'umwami wacu Yesu. Itorero ry'Imana ni wowe nanjye. Itorero ry'Imana naho abana b'Imana bateranira, tugasenga mu kuri no mu mwuka, ariko twibutsanya yuko dukwiriye kwireba mbere na mbere kugira ngo tubure ukwirwatse. Twibutse n'abagenzi bacu uko iminsi ikomeza kuba mibi, hanyuma dukomeze ijambo ry'Imana. Iri toro ntabwo yigeze aribwira ngo ryihane, kuko yabonye ryarakomeje ijambo ry'Imana. Igihe kigeragezwa kizaza, kizabaho igihe kigeragezwa, kuko wamukunze akaramata azagutabara. Ibyo ni isezerano nagira ngo turangize dufashe mu mutwe w'amagambo 3. Iri ni itorero rifite intege nke, ariko Imana yishimiye, yifuza ko ritera imbere, yifuza ko nishimiye ko ukomeje ijambo ryanjye kandi kutanyihakanye, kuko uri umuyuda nyakuri. Amahanga azagusaba uyafashe, kuko uri umuyuda nyakuri. Azava hirya no hino aze, kubera ko tuzaba turi mu bihe bigoye. Abantu bazajya baza gushaka Imana yacu, batubwire tubasengere, natwe tuzabikora ko twaherewe ubuntu, kandi kirenzeho tuzaba muri Yerusalemu nsha, dufite amazina masha twahawe n'umwami wacu. Yesu atugirire neza. Itorero ry'Ifiladelfiya, mu bihe bigoye ntukihakane Imana, kuko ufite amasezerano. Ngo kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza. Reka dusengere hamwe rero turangiza. Twahawe ubushobozi n'ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion, kuko dufite urufunguzo umwami wacu yaduhaye.
dore mbaye ubushobozi n'ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion. Mwami Imana yacu, turagushimiye kubwo itorero ry'Ifiladelfiya. Urakoze kutureba nkaryo uyu munsi, abakomeza ijambo ryawe, abagushaka batakwihakana mu bihe bigoye. Ndagushimiye amasezerano menshi ufitiye abagukunze, abaguhisemo, abatakwihakana. Mu izina ryawe Yesu, ndasabye kugira ngo utwambike imbaraga nsha uko iminsi ikomeza kuba mibi, kugira ngo natwe tuzabe muri rwa rurembo rw'Yerusalemu, ururembo rutazahinduka, ururembo tutazavamo ukundi, ururembo rw'Imana. Urakoze kubitwemereye uyu munsi, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen.